Yego nonge ko ikaze bakunzi bacu mwe mudukurikirana buri munsi ni Smart Boy nk'ibisanzwe Panta kuri kamera iwe tuba tugendana mu rugendo dukora umunsi ku munsi tuyibashakira amakuru narinde kwitembera rero n'undi hano za Rubavu nababwiye ngo ndakora utu episode n'izindi episode icyo mbona cyose zanyana nyibereka icyo mbona cyose ndagenda ngira gute nyibereka ubu nageze kuri gare ya Rubavu ndikwanga kwambuka kugira ngo batancishamo ipine kandi nyiri mutoya ndacyari muto ndacyakeneye kubyarira igihugu tutujene tuba twambaye uturinete natwo njya nutekerezaho igos nushaka uza twigende uza tuninjire muri gare turebe gare yawe uko imeze tugenda twitemberera muri gare gake gake umunsi wari uri kumamagara wari uzi ngiye meze fresh cyane kwinjira muri gare n'ugukaraba intoki ubwo nako mwakamenye. Agatako TV. Kwinjira muri gare no kugira gute no gukaraba iki intoki fasha kamerama nako bakamenya abantu bandi zose ni zimwe za sensora kandagira hasi basha uhatayi baba ndetse robine nawe twamenyereye izikoresha mana pana byo kukandagira pana kandagira ukarabe nizo bazanye muri Rubavu bakira mfasha nkarazi meya muhindure kano kantu yarata nibe nabyo ni by'ingenzi cyane no kwa amazi aza gusa ubundi gakondo si kandagira ukarabe kubera nyara mikoranye kubera ikibazo kijyanye na Ebola iri kugaragara nawe ndakwerekana abantu batazi cameraman wanjye nagigamo mumbaza dore ngo nabari gukaraba no kwanga kwinjira muri gare umuntu arabanza agakaraba intoki kwera ikibazo kiri mu baturanya no muri DRC kijyanye na Ebola kugira ngo bibe byagenda gute byagenda neza twirinde icyorezo kuya tutagenda tugikwirakwiza ahantu hose hatandukanye ahubwo ndi kwibaza ko umuntu abakarabye intoki umuntu aba yagifite kiri no kundi mubiri umuntu akagukoraho ntiyacyandura nk'abantu bakunda gusoma dore ka cameraman kanya nawe nako wagira ngo boss nagahemba neza bazabwiye boss akakongeza umushati kurako wenda wabyibuha Musa bakwitandese Musa yewe yo kampani yancu tujya tuyitega tuzina ubwo nago nyivuze ariko ubwo nawe tuzonya kuyitega noneho ndakangutse ino kampani yo umuntu wanze kutuganiza ariyo tuzamo iyo tujina akaba abanyabugogo bo n'amahome yacu nago nyivuze nago banyishyuye twagiye turi kugenda twitembera twageze muri gare twageze muri ngo iki Musa ngo iki oya kampani yanyu nubwo nari buyivuge muhanze kunganiriza murambwira ngo nimuvuga aritiko twebwe aya man turacyari gutembera gake gake ko turagenda mu kanya wakwitana mu kanya nza kwita nkureba Karim Kigali ubuzifite zihuta cyane mu kanya Karim ndaza mbaza Karim ako nankura nundi nago ngiye kure ndi hano hafi guki Karim umuri ritiko Karim umuri ritiko nari bikabise Stop for you. None se imeze bite se bundi? Fresh muhungu. Hano irubavu se muri gare ubuzima bumeze gute? Shana muhanga ngide umukarasi hanga uri kwishakira abantu iki turi guhiga abamusanze Kigali Saskwara Jenda Gatagara ukabona ibiceri. Ubuse no kuvuga ngo ona nk'ubu urabona twe turi babiri wena nabagenzi bacu bari hano ku mazi ne bazo turi nka bane batanu gute. Ubwo iyo byanye nk'abagenzi batanu baguhangara kuri bisi. Kuri bisi iyo babonye ufite courage ku mushahara uhembwa barakongera. Mwe muhembwa ku kwezi? Oya ni buri munsi. Uhembwa ku munsi? Ni buri munsi. Okay urakoze cyane ubwo ndaza nkubariza nayo umuhungu wawe. Ari musaza. Bakunzi bacu rero mwe mudukurikirana umunsi ku munsi tuba turi kugira gute tuba turi kugenda tuganira gake ura muntu ariko muri ritiko ni muzima ritiko bajya banayitega ritiko ni nzima ritiko bino byita watermelon bino ku muntu wabinyweye ngo byogera intuza amanuza yongera ku bagore ariko abagore se babyita akanyabugabo ne by'abagore bituma bagira ikintu so hano duhagaze hano muri gare ya Rubavu murabona ko ni gare ubona ko ni nini no wakugiriye urabona ko ari hanini kabisa
iriya modoka yo ishobora kuba iramenya ijya Kongo ndagaswe zazijya Uganda zazijya Uganda cyangwa DRC hano za Goma. So kwa hano tuhihagarara ni muri gare ya Rubavu, ndi kugerageza kubagenda nganira n'abantu bahakorera aho kubera ababa bari mu masaha y'inzara. Baba bari mu masaha y'inzara babitoroki bari ari bisazi cyane. Kira gikontineri sura gikorerwa mwiki. Ntabwo bizo. Mbere se ni hariyo umuryango winjiramo. Wapi cya kontineri ako nago wabura nese bagipakiramo gute. Nta kibazo. Bakunzi bacu rero bakunzi bagatako TV ndetse na Souvenir na Fani TV mwebwe mudukurikirana mukomeze mukande subscribe tukomeze tuzamure umubare w'abatureba tuve ku 500 tugere ku 10 20 twese tuzamuka tugere no 100 natwe byatubera mujye no kuri YouTube channel ya cameraman yitwa Panta TV show ni Panta Empire mujyeho mukandemo Panta mwandikemo Panta Empire murahita mubona iki murahita mubona video nawe agenda bagezaho. Mama mwiriwe twakubaza akantu gatoya amakuru nge nitwa Souvenir nkorera Gatako TV tugoye kaza kuri Gatako TV ukora hano muri no gare ukora mu bijyanye n'iki agence ya Jagwa Jagwa ni zijya hehe Kampala gusa kuva hano ujya Kampala bari nkangahe $36 amadolari 25 cyangwa se imitwaro 9 y'amashiringi biterwa nawe uwo manyarwanda ni 36 iparika Kampala mu mujyi. Yego. Okay. Ako kuva hano ujya Kampala niho kure kurenza kwa Nyabugogo. Oya naho bihuriye kuko hano uhava saa 10 ukagera Kampala mu gitondo saa 11. Okay, uhava saa 10 z'umugoroba. Yego. Uziko bya Kampala naho harimo akagendo umunsi wose. Okay. Abaguzi cyangwa se abagenzi muri kugena mubabona ntago ari cyane kubera ko dutwara cyane abakongomani. Y'imipaka rero yafunze nta muvuma ibihari. Abakiriya baba bahari. Abenshi bari abakongomani bari kwiyambukira undi nabo bigera Kampala. Uri umama w'abana bangahe? 2. N'umutware. Mutuye naha? Yego. Uri umusilamu? Salamu alaykum. Alaykum salam. Ubuse ko wakerewe kuza mu kadore tugeze mu masaha ya saa 6 cyavuye muri poste. Uyu munsi nago nakoze. Uyu munsi waruhutse. Okay, reka tugushimire. Ako nago wagenda udasuhuje umutware n'abana bawe. Umutware naga nkurikiranye izisaha arahuze cyane. Arahuze. Ako shaka kuzabibona ku rubuga rwa YouTube kuko naho twa turiho naho akaba yakubona cyakagira umuntu umwereza akarika ko batedere wa mudamu wawe twamubonye ku Gatako TV. Batabikunda sa ubwo ko yanyica. Oya cyane se ko nta kibi wavuze ku bijyanye n'akazi ukora Kampala nta kindi wavuze na kibi wigize wisangamo. Buri kibi nuko wajya mu bindi ariko bijyanye n'akazi nari kandi urumva uba uri no kwamamaza abantu bawe kandi ni ibintu byiza cyane. Ubwo nyine yabyumvise namusohoje. Ubwo bibonye nyine bamubwira tumbabarire no ati nabyisanzeho. Arahita bibona ko nabyisanzeho kuko nawe naga bikunda nyine. Birumvikana. Akurusha ko uri umumama mwiza kandi ndagushimiye cyane. Murakoze. Akazi keza kandi mujye mubona abantu benshi. Natwe tuzaza nitukenera kujyayo. Nzaze mbaza nde Fatuma kuri Jagwa. No kuri pe tugomba kuza kandi dufite gahunda yo kujyayo bitarenze ku wa 4. Cameraman andika numero yore ya mubyeyi akero yandike nari bakunzi bacu mwebwe mutukurikirana abantu bashaka kujya Uganda kabisa hano uri Rubavu habari kampani nziza cyangwa se kampani twara abagenzi twa Jagwa tuwaduhe n'umumama uyikoreramo kandi twabonye ari umwana mwiza ari umubyeyi mwiza mujye mumugana mubazo witwa Fatuma abafashe ubundi mube mwagira gute mwagerayo izaba ari byiza cyane kabisa. So ubwo rero no kuvuga ngo twibera hano muri gare tujya twigana n'abantu akabana twongere duhure mu kanya tugeze n'ahane nabyo tumaze kugenda mu bikurikirana.